nyina mutwite byabaye nkaho famiye zo kuri papa we zitashaka mama we. Yego. Ntabwo zari zimukunze nubwo barabanye barasezeranye. Rero deni nyuma arabyara, maze kubyara aho yarari asubira iwabo mu rugo. Niho yambyariye. Ambyarira kwa muganga numva yaramaze nk'ukwezi bari kunyitaho, urumva umwana uvukanye ikiro kimwe ntabwo hahita umucyura ngo ajye mu rugo. Ikintu cyitwa kwicisha bugufi, ntugire umuntu usuzugura. Yaba urusha amafaranga, yaba uyakurusha, yaba umukesha, yaba umusaza, yaba umwana, buri wese mwubahe kuko ejo wamukenera. Bikwita ku bishuko bihari. Yego. Kuko ibi bishuko biri hanze aha birashira. Ariko niba usize umuntu mu cyaro ukaza i Kigali ukamwirengagiza, ese nukene ugasubirayo wazakwakira? We no kubanga ikintu yankundiraga ashobora gufata nka miliyoni akayambika arakuburira. Bagenda ujye gusasa. Nkasasa amafaranga ye. Yes, twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Itange TV show. Ni wa mwanya twabageneye wa story, kubaho ubuhamya bw'umuntu butangaje cyangwa se ufite ibintu bitangaje ashaka kubagezaho. So twongeye twagarutse kandi tunabashimira ku rukundo mukomeje kutugaragariza muri benshi, turabibashimiriye. Imbere yacu dufite umusore udasanzwe, umusore mwiza cyane kabisa. Yes bro, turakwakiriye ikaze cyane. Murakoze cyane kunyakira kuri Itange TV show. Tangira wibwira abakunzi bacu. Yani Emmanuel Tuyishimire, umusore uvuka mu karere ka Ngororero, umurenge wa Nyange, intara y'Iburengerazuba. Ariko uwo mureba hano yavutse atangaje. Yavutse apima ikiro kimwe nk'ikisukari cyangwa umunyu. Ikiro kimwe. Ikiro kimwe bro. Ariko ubu mfite ibiro byara kuri 65. Wow. Bro, ubicesha iki? Reka tubitangire gutya. Ikintu bikesha n'umubyeyi wanjye yanyitayeho. Ndashima cyane umubyeyi wanjye ni mama. Yego. Kuva kimbyarana n'ubu ndamushimira pe. Kushimiye mama gusa? Ya, papa arahari ariko nta kintu yigeze amufasha. Nta kintu yigeze. Urumva ko ni story tugiye kumva idasanzwe. Reka tuyitangire gutya. Wavuga Emi yamuvuga gute? Yavuga ko ari muntu ki? Okay, Emi sa wibwira abantu. Yes. Emi ni muntu ki? Emi ni umusore. Myaka 28. Umusore upima metero na santimetero 75. Ibiro 35. Ni umusore wavutse mu bana batatu, niwe mfura y'iwabo. Bose n'abahungu. Ni umusore wakuze ajya kwiga bigoranye. Kubw'amahirwe yabonye umushinga umufasha ariga. Yiga primaire arayirangiza, yiga tronco arayirangiza. Yewe niga na secondaire yindi ordinary level nayo arayirangiza. Yize ibintu bya science. Ibintu bya science. Yes, yamaze kwiga covid itezamo. Ibaye nk'icogora zi Kigali. Sasa redere ngwiramo kubitira muri Kigali kuva mu ubuzima bwa Kigali kabisa. Emi ku kiro kimwe yavutse aje Kigali, ubuzima butoroshye. Ndashaka kubanza kumentioninga aka kantu k'ubuzima butoroshye. Kubera iki ubuzima butoroshye? Ni iki cyatumye ubuzima butoroha? Mpamvu ubuzima butoroshye urumva kuvuka uri kumwe na mama wawe, arabura kumenya ku myenda, ibyo kurya, uburyo bwose ari mama wawe. Papa wari ko hari nta kintu bimubwiye, nta nicyo bimurebaho. Niyo mpamvu ubuzima bwarakomeye. Urumva umubyeyi yagiye kwihiringa ku isukari, ku munyu, ku gikoma, nawe ubwe yiteho, ubuzima bwarakomeye pe. Urumva ku mwana uvukanye ikiro, yego, umubyeyi w'umumara ugiye kumwitaho biragoye. Yego. Niyo mpamvu ubuzima bwakomeye. So Emi, uyu mwanya impamvu uriho kuri iyi channel yacu, yes, no kugira ngo wesparinga abantu bari mu buzima butari bwiza. Yego. Icya kabiri ni ukubabwira amateka y'uburyo y'ubuzima wabayemo butoroshye. Yes. So kugira ngo n'uburimo nona abashe kuba yabuvamo cyangwa se abashe kuba yagira icyo kwigiraho. Yes. So ndashaka none udutangirane muri kwa kuvuka kwawe. Either unazi ubwo impamvu yatumye nekeza ko ushaka kuba warabibajije yatumye uvuka muri ubwo buryo, papa atagufasha, atakwitayeho, ashaka kuvuga none uganiriza abakunzi bacu kuri story y'ubuzima bwawe. Yes. Uyu mwanya tugiye kuguha wisanzure, wumvemo nyine nkaho uri mu rugo. Ya murakoze. Bose wicaye nk'umu gentleman uvuge. Yes, murakoze. So tubwire mu kuvuka ikiro kimwe hanyuma y'ubwo buzima butoroshye, dutangiriye muri story ubundi byagenze gute? Cyane kuvuga ngo Emmanuel ubona hano nyina mutwite
byabaye nk'aho famiye zo kuri papa we zitashaka mama we. Yego. Ntabwo zari zimukunze nubwo barabanye barasezeranye. Ubwo deni nyuma arabyara, maze kubyara aho yarari asubira iwabo mu rugo. Niho yambyariye. Ambyarira kwa muganga, numva yaramaze nk'ukwezi bari kunyitaho, urumva umwana uvukanye ikiro kimwe, ntabwo ahita umucyura ngo ajye mu rugo. Ubwo nyuma ajya mu rugo asubirayo, baramufasha abavandimwe be, bakamufasha kurera ku gahinja kavutse gafite ikiro kimwe ngo arebe ko kagira ubuzima nk'abandi. Nyuma Imana ibigenza neza, ka Manuel karakura, kigira hejuru, gatangira kajya kavuga nk'abandi bana, nyuma akajya no kwiga, akajya kwiga primaire. Kwiga primaire rero byari bigoranye brother, byari bigoranye pe. Mbega ntabwo uri muri ba bana babanze kunyura muri crèche ngo bave muri crèche bajye nasari bave na Reka nta bya nasari rwose ntubizane. Urumva bose bajyana muri primaire, ntabwo nari umuhanga. Yego. Primaire numva nayizemo nasibiyemo kabiri. Ako nkiyivamo ntabwo nongeye gusibira. Hakomeje ndiga aho nabaga nakabiri ni wa gatanu cyangwa wa kane. Urumva kwiga uzi kurataha ugafata ibijumba ugafata ibishyimbo uzi ko hari abandi bana bagiye gufata umuceri tone bamwe n'igikoma biragoye. I know. Yes, uvuga ati nanjye reka nige ndebe ko nanjye nazaho umubyeyi aho mama wandeze nanjye nkamuha ibyo atabonye. Narize primaire ndayirangiza. Yewe njya segone bati noneho ngiye kwiga mbona akazi wa mubyeyi nanjye no muha ibintu atabonye bya bindi papa yamwimye ngiye mbimuhe. Ndiga tunokomenda irangiza mfite mfite courage bro. Vuga ati nige mbona akazi mubyeyi bundi mwubakira inzu mukubita igitenye kimeze neza ajya arya umuceri n'ifiriti ubundi yega amabati ninjye wabyaye. Umwiture mbere. Umwiture. Ariko ndiga ndangije kwiga covid itezamo. Ubu ndeba bro nakunze nkunda football. Mbana ntabo umukinnyi nzaba umusirikare. N'inzozi nk'abandi bana. Ndakeka muri 2019 covid itaraza twagiye gukora ikizami cy'igisirikare. Yewe ndatsinda. Twasinde turi abantu 50 barava mu gumano tateze batware. Bakituga ngo mugumaho bamutaye covid yateye. Uherwa inzozi z'igisirikare impita nzivamo na n'ubu ni wamwe ngewe ntago byakunda. Kimyaka yararangiye. Ubwo ndeba kwicara mu cyaro nazazo ndifite zo kuzateza umukecuru imbere mubakira inzu nkamugira neza nzi Kigali. Kanzaza Kigali no bidogere kurushaho. Ukira aho ngaho. Banza utubwire like nyuma yuko ufashe izo ngamba zo kuva i Kigali umukecuru yabyakiriye gute? Byo kuza i Kigali imene. Nari muganije nabo ari umukecuru urabona hano mu cyaro ubuzima barakomeye ndi umusore abandi ndimo ndazamuka njye imbere kanjye gushaka amafaranga niteze imbere niko nawe nakuzamura arabyemera. Byari bimworoheye kukurekura. Biragoye kuko urumva ninjye mukuru mu rugo. Yego. Niba afite inkwe n'ijyo ajya kuzizana ngiri ubwase ninjye urajya gushaka ibitoki niba bihari bitunde narabitare mufashe kubigenga biragoye. Yego. Ntabwo yabyakiye neza. Ntabwo yari kubyakira. Aravuga ati ariko kuba urimo uratera imbere igihe ushaka ubereho ushaka amafaranga witeze imbere nanjye unteze imbere. Mbega wasoje segonderi nta bushomeri mbega ushobora kubana kambivuge gutyo ushaka kubuzi mu cyaro. Kuba mu cyaro nahamaze nk'amezi 2 nkisoza. Nta bushomeri nigize. Ikuntu ubwo nabwo nasoje natera guturaka birureba mu cyaro kuntu bagira abantu batunzi bajya kugura inka bakaya kuzigurisha. Yagenaga nk'umutenezi muri make. Bano bateneza nk'ikintu runaka. Yego. Bugiye nagendagamo kambwirira nka urayiguraya nyumuze nguhaye. Byaba n'amatungo magufi cyane cyane ingurube. Mbega wari umukomisiyoneri w'inka. Cyane ingurube zo nari umukomisiyoneri ukaze. Akabenzi. Kuko nako kabenzi narabagaga. Unazi kubaga. Cyane nakabenzi nakabagaga nkacuruza nkazikaranga ibintu bijyanye n'akabenzi nibyo nakunze gukora. Ibyo byose wabikoze ukiri kwiga cyangwa bikoze nyuma yo kwiga. Nuvuga ngo niba tuvuye muri vacances ndaza mpige bya biraka byo kubaga akabenzi nkabage nkacuruze deni njye kugura kandi nuko byagendaga. Kuko urumva udakoze ngo ushaka amakayi amakaramu n'inifomu uragura umukecuru. Kandi nta kintu nawe afite. Uje Kigali rero. Nika nzinjira Kigali. Nubwo mbere nari impaje. Nawe waje mu ikamyo, waje uparamiye, warateze. Abandi narateze. Urumva twa dufanga nakoraga mu komisiyoneri no gucuruza akabenzi kozemo agatike ndaza. Yego. Bandanye akazi ko muri restaurant. Taza ngeze Kigali mbona ni nk'amahanga. Ragati ngeze muri Amerika. No naje na telefone mfite. Ndi butire nkavuga ngo ese ngo ko ngeze Nyabugogo ndatega ijya hehe. Mpora n'umusore ndamutira rantiza ariko ntije amagaze amfashe ku mufuka ngo ntamucike.
ko ari muri covid wirutse ntago umuntu wamubona ntago ari kumubona ubwo araniza mamagara umumeri narinjeho hano Kicukiro ubwo ndangije aranyobora ngera mu rugo ntabyo gutinzamo saa 11 za mu gitondo nari ntangiye akazi ngaho fata umuntu wo mu cyaro uzi kwitekera ibishyimbo n'ibijumba n'imyumbati mubwire ngo uteke umuceri n'inyama n'amakaroni teke n'ifiriti urumva ntago byari byoroshye narambwira ati rero mama nubwo nje ntabwo nzi guteka ibintu byanyu by'i Kigali ariko wibuke ko wakarangaga akabenzi inyama zo sava nazikaranga kuko ngo umuceri ngo urashyiramo amazi ya oya ngo ati ibindi umbwire ndabikora no gupiga kangu nkagupigira mfite ingufu ariko ibindi ntago mbizi umuntu urangije segonderi aje Kigali ayisaza gukora akazi ko mu rugo n'ubuzamu yes wabyakiraga gute wiyumvaga gute nyine kuba urangije segonderi nukuvuga ngo tuza gukora akazi ko mu rugo kira gihe urangiza ko urabizi ushaka kunega nindangiza yenda ndabona akazi cyangwa ndabona ibiraka cyangwa mfite umuntu uri bunsunike ngiye kuko nenze ko nta muntu uri bunsunike akazi kose ndi bubone ndagakora akazi kose nava ku karama amafaranga ndagakora ntabyo wango ndajenjeka yego naraje nkajya ndakora icyo gihe twatekeraga abafundi n'abayede nkazinduka saa 11 nkateka igikoma nkabahereza amandazi n'igikoma nkajya mu byo guteka urumva nyine sinari mbimenyereye n'ubunyacyaro ntibwabura yego hari ukuntu bakuzunguzaga ntibakwishyure kandi batakwishyuye akava mu mushahara wawe ariko yambereye imfura wo mu mama ntabwo yageze yankata nuko bakwakiye Kigali no kudukora ihangana ndakora bana ntibivamo bita nshoka ikiyede noneho sasa rero mbega mu gukora mu rugo ntago wigeze wiyakira byaragoranye bitewe n'ubuzima bwo mu cyaro haso y'inaha i Kigali reba mu cyaro uzinduka mu gitondo wifatira ikijumba wigendera kabisa ariko inaha i Kigali ngo ni icyayi n'umugati ntabwo hari igihe ukorera umuntu yabandi ntukorera ku mugati arava mu mafaranga ukorera umushyushye kandi nawo umushyushye nawo ni danje rero nabati oya kangiye mu kiyede ndajya nkorera 2 gahumbi nkarya kandi nkabike nzakarya ejo hanyuma wahavuye baguhembye aho ngaho wakoraga nta kirara nera mfite yari yampembye pe yaraguhembaga neza yarampembaga so hanyuma yo kuba uvuze ngo ngiye gukora ikiyede wabitekereje gute wabanje kubara imibare y'i Kigali cyangwa wabyutse mu gitondo uvuga ati nukuvuga ngo narebye ubuzima mbaye mwaho ngaho iyo bansuzugura nabatingiye kugenda ntabwo ndi buburi inzu y'ibihumbi 8 ndi bwishyure naryama ku ikarito naryama hasi ntacyo bintwaye umusore ndagenda njye muri ghetto nishyura 7,000 hari abumbogo hejuru kuri azamu yawana igipangu nta namazi abamo bro navaga mu kiyede noze nkaza nk'iryamira ku ikarito yanjye meze neza rwose nta kurya ubwo heruka ibyo mu kazi saa sita nabwo muri pause pro ya 500 nkaza nijoro nkarya mu gitondo nkasubirayo ndakora bana ntibivamo mpita nadukira umwarabu wari utuye hano Joseph ndamuhamagara natero nta kazi mfite umwarabu waje kumumenya nawe baga muri icyo gipangu cyo mu mama kandi dusanga aho tuziranyamo gakeya ubwo ndamuhamagara nta kazi mfite arambwa nzaguhamagara ampamagaye mu gitondo uze kuza tuvugane sinitangwe ni mu kazi nese mbwira boss ati ndatashye ndarwaye nagiye nambara twinda twanye turaho ntajya nambara ndaza ndamureba arambwa se ko wananutse ndamubwira ati ubuzima bwaranze nyine numve guterura ihene irihibuye na sima biragoye ubwo araza arambwira ati ngiye ku isoko ndaje ntabwo nanzi ibyo tugiye gukora ajya mu imbona zanye imodoka yuzuye ano mabuye bakunda gukoresha mu gikoni urayareba no mabuye nyine bakoresha mu gikoni yego yes nibyo yakoraga yaracungaga agakoramo imitako ubwo ntangira n'akazi tuvuganye umushahara bro mbujije nakoze ndaje turakoze tugiyemo turakataguye mbwira umusista rose ko nagiye mu kazi ntamubajije amafaranga azamemba ngahe ngo mwivuganire turakora ukwezi sinamubaza ngo nangahe mbona nkubise 30 ndase 30 iri vumbi nirirwa ntamira hano 30 ku ivumbi kandi mu kiyede warayarenzaga kiyede urafata 2 byawe ubika igihumbi ikindi gihumbi kirye bana ntibivamo ndamubwira se ko mbona uri ko mu mafaranga 30 uzajya unangaburira arambwa ati wabuze iki hano numva handi naje ntago banyishyurizagaho kurara bari banzi nyine nabano muri famille okay ubwo turakoranye ejo kama 40 ejo 35 ya mbega uko akazi kagendaga neza niko kuko nawe yakoraga ibintu bikagurwa yashyiragaho amafaranga iyo bitaguzwe aguha yandi yaguhaye bwa mbere ariko mva yari umukoresha mwiza pe niba guze umugati murawusangira niba ari inyama muzisangire niba ari umuceri mu busangire
nta kintu yanyimaga. Yego. Muri make nta kintu yanyimaga pe. Yego. Yego. Ubwo n'imyenda arambwira ati jya ufata imyenda wambare nta kibazo. Ubwo rero bigeraho nawe turahimuka tuva aho twari turi tujya kuba Kabeza. Tujya kuba Kabeza ubuzima busa nkaho buhinduka. Nawe ashaka kumfata nk'abandi nko gukora akazi ko mu rugo. Zanguha 25 kuba ngo urarya hano ngo ukaryama ngo nta kintu wishyura. Ndamubwira se ko cyunka se 25 pasi gira 30 ngo hoya ni 25. Usanga hano nusubiye muri bwa buzima. Nabwo ndongeye nsubiye mu buzima bwo gukora mu rugo. Waje muri Kigali ushaka. Ya, ndongeye mbusubiyemo. Tabano karabaye. Tabatokerekana iceranye ko rero nta kibazo. Turakorana ukwezi kumwe amezi 2 naba amafaranga aramushirana nibyo dukora bibura abakiriya. Abivana kuri shop yakoragaza kubibika mu rugo. Arambwa ati ubuzima buranze ngiye kugutangamo passe ku wundi mwarabu mugenzi wanjye. Mugiye mukorana guhe 40 ukora kuri shop ucuruza. Ko yari amaze kukubona mu bushobozi imbaraga. We no kubanga ikintu yankundiraga ashobora gufata nka miliyoni akayambika arakuburira. Bagenda uje gusasa. Nkasasa amafaranga ye nkashyira ku ruhande. Sinyakoreho. Niba ntumye ku isoko yayo ngaro nkayamuha. W'ikintu yarankunde ni kizere yayirangiriye. Ko ntago ndi umuntu udakunda gukorakora. Genda umuntu ufata icyo nahawe. Cyo kintu yankundiye. Reka zantange mu passe no horo banyambure sasa. Namubwiye se ahantu wanyanye ko batari kunyishyura. Ngo buretse ngazakwishyura ntangiye kwishyuza banjyana ku Gisenyi. Gukorerayo. Arambwa ati jya ku Gisenyi shop mfiteyo uzajya ucuruza amafaranga yatwoherereza. Ngereyo nsanga nta bakiriya bahaba. Umunsi umwe nagezeyo nacuruje 5,000. Hari televiziyo, hari amaradiyo, hari amafirigo, hari amaburenda, hari amaketo, hari yari boutique. Yari iduka ariko ricuruza ibintu bya electronique. Ngahe baza ibintu harimo nk'ibintu bya miliyoni 10 gacuruza 5,000. Uri buhembwe warakuvuga ngo urahembwa mu mafaranga wacuruje. Hibaza ahantu nkorera 5 ku munsi cyangwa akora 10 mu kwezi ndishyuza gute? Kwezi kwa mbere kurashira atanyishyuye. Agiye kumfa gasone ya 10,000. Kubo byifashisha ngo natwe Kigali bimeze nabi. Nahamagara manager Kigali ati ku munsi ducuruza miliyoni 2. Ati nabo bagiye kunyambura karabaye. Ubwo umunsi akambwira ngo hereza firigo. Bwacya ngo hereza ngo keto. Ciduka ibintu muri ya shop yabo bishizemo. Babijyana i Kigali. Nishyuje ngo nta mafaranga dufite. Bara neza bankuza no bashaka kunteza na ribu ngo ndi igisambe ibintu nabyibishije. Byageze aho telefone nyikuraho yaba batampamagara bakambona. Kubera ko utangiye kwitwa igisambo. Ntangiye kwitwa igisambo kandi nta nibyo nariye nta nibyo natwaye. Uzi kwitwa igisambo utaze no kwiba. Utaze no kwiba igiceri cy'icumi cya kijana. Okay ubwo telefone nyikuraho ibintu byabo barabijyana aho twakoraga barahafunga. Funguzo n'ingero zifite nzishyiraho nabaga umumama nacumbikagaho bari baziranye. Nzibitsayo azishyira nyirinzu. Ku Gisenyi mbayo nkora mu kabari banyambura bize ntambara yo mu kabari gukubita vide nuko naho biranga. Wagiye gukora nk'umuseriveri. Nk'umuseriveri nkeri birakabya nijoro. Ariko ndikumva mu buzima bwawe hafi ya bwose ntibigeze ushomera. Ibintu byo gushomera ntabwo nigeze nishara ntakora. Nuko ahubwo ngira umwako akaba habanyambura akakwambura banyishyura. Uri mu ba miliyoneri bari kuba bari bro nanjye barabona agafasha. Niba mu mezi 2 uwo mwara bakwambuye 95 wakora mu kabaruteri biraka bakakwambura naho urumva ubuhoyi n'ibihombo. Yego. Nzabe ku Gisenyi sasa narashizemo. Narananutse mfite nk'ibintu nka 25 kandi mfite nka 60. Ngeze mu rugo mu matese warwaye iki? Ati ntacyo ndwaye n'inzara no guhangayika. Wese ugaruka Kigali. Ngaruka mu rugo. Mu wese usubira mu cyaro. Kwivuko. Tagenda mukecuru turicarana aranyondora ngaruka ibuntu. Bya bindi wamusezeranyije. Ntabyo nzanye. Ntabyo uzanye nta gitenge nta n'umugati uzanye. Nta mugati ibaze guhinguka imbere ya petit frère wawe nta n'umugati uzanye. Abati no ndagaragaye karabaye. Umbe ko namaze cyumwe nihishe mu nzu ko urabizi yuje baravanga umuntu yavuye i Kigali. Afite amafaranga. Nababaje ni bose bataye baravuga ati yagarutse mu gihe wacu. Kandi nitike naje nyibujije. Biro umuntu ati inguriza tike ndakwishyura ningaruka mu kazi byahise. Ndaza njye mu rugo ndaryama. Akumwe rwasheze negura telefone. Bitambona akazi Kigali ka Veni. None ubu garutse ugiye kugaruka i Kigali kandi uzi ko bambura. Ka Veni bro.
mbwira ngo kameze gate mu rugo. Ngarutse gukora mu rugo. ko numva ibintu byo gukora mu rugo byagukurikiranaga. Urumva hari ukuntu ujya gusanga hano nk'ikiraka bakakubaza wize iki n'izi. Ufite kaminuza ntayo ugiye. Yego. Wize iki n'izi. Ufite amafaranga yo kuduhereza ntayo gahita wigendera. Ndaza nkorera nakoreraga abadada babiri bakorakora ambasaderi y'Amerika. Wowe turakorana amezi 3 ashize. Ntabwo yase mwanyishyuye. Ukanyongereraho n'udufaranga. Barabyanga. Bitani nabo mitambacika ndigendera. Taza nkorana n'umukongomani amemba neza tubana mu gipangu. Shana n'ubu niwe turi kumwe pe. Mufata nka dade wanjye muri make ko nta kintu wamuburana. Muri ubwo buzima bwose waciyemo. Yes. Sinigeze numva ku kintu cyo kwitaho cyawe ahubwo wahoraga muri haso. Riga bro ntabwo kwitaho uzi kuri muri haso za danje. Ntabwo urajya kugura icyangwe uzi ko mu gifu nta kintu kirimo. Ntabwo urajya kugura icyangwe uzi ko mu cyaro uri guhamagara ngo ese ko dukeneye ibi. Ntabwo uzabishobora. Nujya kwitaho urahita uva emeri mituweli gitenge. Ntabwo byakunda. Niyo mpamvu urumva nagiye guhasoringa kwanjye bantekereza kuri famille yanjye. Kuri famille. Yes. Wa mubyeyi wanyitayeho mfite ikilo kimwe. Kananye ngira ikintu mwitaho ngira ikintu mugurira. Bivugiye ko urubyiruko rw'iyi minsi yes rusigaye rushaka gukonsoma ibintu bitahwanye nibyo bakoreye. Nibyo bakoreye. So nkibaza nkawe umujene mwiza usirimutse ufite amafaranga biragaragara. Umuntu afite amafaranga biragaragara. Kandi amafaranga ari rwose arivuga si ngombwa ngo yagire. So bakwitana n'igihe cyo wari urimo cyari igihe cyiza cyo kuryoshya cyo kurya abana. Abajene b'iyi minsi babivuga kurya abana gusohoka nuko ko bari bagiyemo wemerewe kunywa inzoga kubera icyo ibyo bintu utabijyagamo. Hama yuko uri kuvuga ngo mfite inshingano ko cyo utakuragoma cyangwa nawe ukore nk'ibyo abandi bari gukora. Ni igiti cyagushobozaga ibyo bintu. Urumva ikintu cyabinshobozaga nukuba ngewe nzi wondi we nicyo nshaka kugeraho. Niba nshaka kubaka inzu ya kadasiteri mu cyaro ntaho nzajya kunywa inzoga ya 25 sinzajya kugura inkweto ya 40. Nzavuga aya 40 avuyemo amabati. Aya 40 nagurira umukecuru ihene runaka ikabyara izindi bikatera imbere. Ego we imibare yawe yose yari yo mu cyaro uvuga ati nimba mbonye 40 reka nyohereze baguremo ikigurubi. Yes. Muremo umushinga. Nukuvuga ngo niba mbonye 40 kanyahereza umukecuru areba hana guhatiriza inka ihaka ya indi vutse bazayimuhe. Then nyuma nikura yigurisha guremo indi iri hejuru. Ariko abantu bo mu cyaro bagira imibare mahani itangaje. Abantu mu cyaro abatekereza ibintu biramugirira inyungu. Ntago ashaka ibintu biratuma agwa hasi. Yego. Okay. Yes. So hanyuma y'ubwo buzima sasa emi none ubu ngubu ahagaze hehe? Hanyuma yuko afite umuntu umwitaho anita dadi. Hari abantu beza mani bakiriho. Kuri isi hari abantu bagifite umutima wa kimuntu. Hari abantu beza bakiriho. Tinye umuntu urwara gripe avuga ngo ntugire ikintu ukora. Kubanza ukire. Nihe wakora umubosi uvuga ngo wijya gukora uzi ko urwaye se. Ahubwo arakuba ajya gukora niba utabishoboye utahe. Niko benshi bakubwira. Hano abantu bibaviremo isomo cyane. Nago byoroshye kubona umusore nk'uyu nguyu ushaka kuza imbere ya kamera akavuga ati mfite umuntu twahuye ariko mufata nka dadi. Noneho ufite amateka atangaje nkayo ufite. Wanzwe na dadi we. Yes. None ukavuga ati bikanakura no kuvuga ati mfite umuntu mfata nkaho ari papa. Cyane arahari pe. None nakanu k'Ikigali ka dadi. Wanda abantu bo mu cyaro tuvuga ba papa. Ngo ni papa. Ni papa. Papa. Ariko bavuga akantu ka dadi mu gakonte bo bantu banje. Uri ufite umuntu bita dadi. Byiza kurushaho pe. Yes. So ni igiki wabwira noneho abadukurikiye muri aka kanya. Kintu nabwira abantu nyuma y'ubuzima waciyemo bwose. Kintu nagiraho inama yenda urubyiruko ruri hanze aha. Bikwita ku bishuko bihari. Yego. Kuko ibi bishuko biri hanze aha birashira. Ariko niba usize umuntu mu cyaro kazi Kigali ukamwirengagiza. Ese nukene ugasubirayo wazakwakira. Ibi nibyo yago ejo bundi yavugaga. Ibi nibyo yago ejo bundi yavugaga. Amusore wenda no kuba nandukiriye nkajya kure y'ibyo waruvuze. Nta kibazo. Ari abantu ejo bundi yago yamentioningagaho. Ariko uvuga ubuzima yabayemo uburyo bamurwanyije ariko kuvuga ati nyamaze mushaka. Yes. Nkareka tukagira umutima mwiza.
kubera ko Mhm. ntawamenya Yes. ntawamenya. So rero ikintu uvuze njye ndi kucyumva cyane, kuba umuntu yagufasha man, ako gaciro ubiha. Ntekereza ko abantu bose bagiye bagira uwo mutima, u Rwanda twaba turi igihugu kidasanzwe. Twaba igihugu kidasanzwe, ariko muri iyi minsi abanyarwanda hajemo akantu kamunyangire. Aha, Akantu kamunyangire gasigaye karabaye kenshi cyane. kamunyangire ya. Kuvuga ngo nutera imbere wowe barakurwanya, bagushyire hasi. Nubwo basigaye bameze. Kandi ikindi nagira urubyiruko ruri hanze aha, bikwita ku kazi runaka. Akazi kose ubonye gakore karaguha amafaranga. Niba baguhemba 10, ihangano hakore nk'amezi 2 uhita ubona aho baguha 20. Aha 20 ushaka kuzahava ujya hano hasenkana. Yes. So nkawe Emi, Yes. turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ngiye kugusaba akantu gakora tuje kandi wisanzuye. Yego. Emi wa nonaha ni igiki isi imaze kumwigisha? Ni irihe somo isi imaze kumuha, cyangwa se abantu bamaze kumuha nk'isomo ushaka kuvuga ati ni igiki isi imaze kukwigisha muri make? Ikintu isi imaze kunyigisha muri makeya, ikintu cyitwa kwicisha bugufi, ntugire umuntu usuzugura, yaba urusha amafaranga, yaba uyakurusha, yaba umukesha, yaba umusaza, yaba umwana, buri wese mwubahe kuko ejo wamukenera. Ku nk'ubu hari igihe uhita ku muntu w'umusaza ukamuhutaza, ariko ugashiduka ari uri kujya gusaba akazi, ugasanga niwe ushinzwe abayede. Ese wa muntu wahutaje araguha akazi cyangwa arakubana nawe ugenda? Ikintu gisa yangije kubaha buri umwe wese, uwundi uta mu ngeri zose, bose ndabubaha. Wow. Ubu ngubu usigaye ukora iki? Uri gukora iki hanyuma y'uko uri gukorana n'uwo mukongomani? Uri gukora iki? Ubuzima bwawe bubayeho gute? Mu cyaro wabashije kubakira umukecuru no kumugura cya gitenge, bimeze bite? Mu buzima busanzwe turabana, nkamukorera amasuku, nkamugeza n'imodoka imbonye nk'ibiraka, yenda tuvuge ufite nk'agashopu ko gucuruza, nkaza nkaryoshya abakiriya, yagura inkweto nka 20 igura 10 yarenze, ahubwo dufite ukuntu tuvugana ukamaho. Niba ufite nka laptop ushaka kugurisha, ndabijyamo mboneho udufaranga, nuko mbayeho. Muri make ubundi bwa bukomisiyoneri bwarankurikiranye. Noneho waje kwibera umusheshe w'Ikigali hagati kama mbaya Kigali ninjye nayo cyane tu. Wow. Bego uwo mukongomani nta kintu ajya gutangiraho cyo gukora. Muri make nta kibazo. Arakubwira ati menya business zawe, ariko nanjye umenye ko ibyanjye bimeze neza. Nukuvuga ngo niba ibye wabirangije, nushaka ugiye wanyu garuka nta kibazo. Wow. Nta kintu gutangiraho pe. Mwana uwo mutima yabaga abantu benshi bawugiraga. Kibazo abantu twarahindutse. Sinzi ikintu kiri guhindura abantu pe. So tugana ku musozo, Emi turagushimiye. Urakoze cyane. Wakoze kwitabira ubutumire bwacu, wakoze kuza gusangiza abanyarwanda ubuhamya bwawe, nuko ndanizera neza ko hari isomo bari buze gukuramo muri iyi video. Isomo ntago yigabura. Turi buze no gupiningaho nimero zawe munsi y'ikiganiro. Yes. Abashaka gutera inkunga supporting, abashaka kumakaza bakamenya, abashaka kuguha akazi that's why ica niriho. Ugomba kuguhindura ubuzima gasana abadasanwe. Yes. Ewa nawe ugasigara hari ukuntu umeze cyane. So bakunzi bacu rero mwabyumvishe, turabashimiye cyane kubwo kudukurikirana, ariko muduhere n'umuhungu wacu akazi. Murakoze cyane. Muduhere n'umuhungu wacu akazi. So kandi mwumvishe ko ari umukozi mwiza, ukora ugira courage mu byo akoramo byose. So turabashimiye. Ciao Emi.